uko ubamba ingeso za kamere niko hashibuka imbuto z'umwuka. Ushatse abashumba benshi n'abaririmbyi b'abahanga n'insengero z'ibitangaza byose wabibona, ariko kubona umuntu yera imbuto ushobora kugenda bukira. Mu myaka mike maze nkijijwe, mbere bigitangira ndavuga ninjira mu gakiza, iyo wabonaga mwene data wahita ubonye umuntu wo kwizegwa, wasigira inzu yawe ukagenda, wasiga muri botike ntiyibe, ukumva n'umuntu wo kwizegwa. Ariko muri iki gihe birababaje iyo wumva abantu bavuga ngo ngewe ngo hagukoresha umurokore ngo nakoresha utari we. Ubwo habaye iki? Nuko abantu nubwo binjiye mu itorero bagatsindishirizwa, uyu murimo wo gupfa ku ngeso kugeza ubwo bahinduka kuba bizegwa ntabwo twawemeye. Ntitwemeye ko Kristo ukora mu buzima bwacu. Iyi mirimo ya kamere ushobora kunyemeza ko kubera utinze mu rusengero iyi mirimo wambwira ko ntayo ugira, ko habuze ikiyivomerera gusa. Umunsi basukaho utuzi ndabizi ko byashibuka. Ubu ntabwo wavuga nabi, ariko umunsi habonetse impamvu yo kuvuga nabi tuzamenya niba wavuga nabi cyangwa utavuga nabi. Ubu ushobora kunyemeza ko utasambana kubera ko uri umurokore cyane, Imana izabikurinde rata. Ariko umunsi basutseho utuzi nibwo uzamenya ko iyo kamere yapfuye muri wowe cyangwa ikirimo. Ubu washobora kutwemeza ko utakwiba, waguha ibintu utazatangira raporo, ntawe uzakubaza uko byakoze, nibwo twamenya aho ugeza kuba umwizego. Igihe cyose Imana yanyujije muri teste y'utuntu tworoheje, hari igihe nireba nkibaza uyu ni Desire cyangwa ni uwo bavukana. Nkibaza na ya myaka yose maze mu gakiza akantu gato nyuzemwo kangejeje aha. Hanyuma icyo nize ni kimwe, igihe cyose mbonye uwo ndiwe nize kubizana ku musaraba. Ntabwo Yesu akoresha utuntu tunini. Ushobora kunyura mu muhanda hariya ugatsitara ku ibuye ugahita urivuma, kandi ugahita ubwerekaho kuvuga ko Satani yaguteze ibuye. Ibyo twihutira kubivuga, ariko ashobora kuba atari na Satani, ari Imana yagira ngo ikwereke ko umunwa wawe ukivumana. Kuko niba utinyuka kuvuma ibuye bikorohera, no kuvuma umuntu bizakorohera. Abashoferi baraha nzi ko muzi ukuntu abashoferi bagenda batukana kandi bazamuye n'ibirahuri, n'utuka atakumva. No si yo kamera ugira ngo ibiri iturimo nta niba yaragiye. Hari ibintu byinshi byihishe muri twe, gutaha ugasanga umukozi yashiririje. Reaction ugira iyo wahuye n'ikigeragezo ni wewe w'ukuri, ibisigaye uratubesha. Uriya mwifato attitude ugira, kuriya kuntu wifata wageragejwe, umwifato ugira wahuye n'ikibazo, ni wowe w'ukuri. Ni hagakiza kawe kagera, nayo ibindi barabikubeshe cyangwa warabyibeshe. Ariko icyo nagira ngo mbabwire, urukundo ntirushoboka, n'izindi mbuto ntizishoboka tutemeye gupfana nawe no kuzukana nawe. Dukwiye kwemera kamere yacu tukayibamba ku musaraba, kuko Bibiliya yatubwiye ngo akabuto kataguye mu butaka ngo gapfe gakomeza kuba kari uko kari konyene, ariko iyo kemeye gupfa kakabora kera izindi mbuto nyinshi. Buriya murabizi ko batera igishimbo cumye cyangwa se ikigori mu butaka, izuba iyo ryavuye habamo sharere imenagura cya gihu cy'inyuma, hanyuma kari imbere kakagondora. Hano tuza guserebretinga ibyo Yesu yakoze muri twe, ariko hari ahantu duhurira n'ubushuhe higiriye bukamenagura kamere bukayica, hanyuma imbuto y'Imana irimo ikazamuka, ukagaragaza Imana aho uri mu buzima bwa buri munsi.
Bibiliya yatubwiye ngo dukwiye gupfa ku mirimo ya kamere kugira ngo imbuto z'umwuka zibone uko ziza. Pawulo ni umuhamya w'ibyo ndiho ndavuga. Yatangiye avuga ngo nshaka gukora icyiza, ikibi kikantanga imbere, ikibi nanga kikaba ari cyo nkora. Hanyuma atera indi ntambwe. Urabona aho dukunda kuhashinga agati ntituhave, tukavuga ngo erega ngo n'Imana irabizi ko turi abantu, ntimugakabye gukiranuka. Abantu Pawulo yaraharenze, aravuga ngo noneho napfanye nawe nzukana nawe, sinjye ukiriho ni Kristo aba muri njye. Arakomeza atera intambwe, aravuga ngo noneho aho bigeze ubu ndirata. Muzi ibintu yirasa: gukubitwa, inkoni z'Abaroma zagira koroshe zizana inyama, inshuro bamuteye mu bihe bagasiga yapfuye, akaga yatewe na bene se b'Abayahudi. Afite iyo Imana ishaka kukwereka uri we, ishobora no gukoresha mwene so musangira igaburo ryera. Iyo Imana ishaka gutestinga aho ugejeje gukizwa, ishobora no gukoresha uwo wizeye, umugabo wawe, umugore wawe, n'umwana wabyaye. Hanyuma kuriya kuntu wifata nibyo bigaragaza ubukristo bwawe nyine aho bugeze. Pawulo arakomeza, yaje gusoza urugendo avuga ngo noneho meze nk'ibisukwa ku gicaniro. Ubundi uko dutinda mu gakiza niko twakagombye kuba turushaho kuba abantu beza, abantu bakundana, abantu batuje, abantu babagwa neza, abantu b'abanyamahoro. Ariko niba twarakwevye ya nzira yo kwezwa no gusa na Kristo, tuzasaza twanduranya, tuvuga nabi, kubana n'abandi bitugora n'ibindi bisa bityo, kubera ko kamere ntabwo ikugwaho n'amaturo menshi watuye. Kamere ntitsindwa n'izina witwa mu rusengero. Kamere ntikugwaho n'umugisha mwinshi umaze kugira, ikugwaho no kwemera gupfana na Yesu no kuzukana nawe. Niba dushaka urukundo, mureke mu byo dusengera mu minsi 40 tubwire umwami ngo mwami, iyi kamere yanjye wenda hari n'ibyo utiziho, uzamenya ari uko habaye impamvu ibyerekana. Umwuka wera akora ibishoboka kugira ngo atwereke abo turi bo, ariko kuko tutazi rimwe na rimwe iyi nzira yo kwezwa tuyikwepa, ari ubwo duhita tubyitirira abandi. Reka ntanga urugero, wenda ntanga urugero kububatsi ingo. Muzi ko mu rugo abandi bose ari babi, ari wowe mwiza wenyine? Abandi bose nta kigenda, ntibagira ibitekerezo byiza, ntibakora ibintu neza, ni wowe mwiza gusa. Kandi ukajya wumva uri mukuri, ntumenye ko ikigutera kumera gutyo ni ubwibone, ni urukundo ruke n'ibindi bimeze bityo. Kuko baramutse ari n'abanyantege nke, mu rukundo wabazamura ukabafasha guhindura imyumvire no kuba beza kurutaho. Ariko guhora witotomba ukanabivuga bakabyumva, ni urukundo ruke wibitseho. Ntekereza ko iyo umwuka wera kweretse ibyo, ni byiza kubizana ku musaraba. Kimwe mu bintu tugomba kwitondera, tugahora ducunganye nabyo, ni ururimi rwacu n'amagambo twatura. Ese amagambo twatura yuzuye urukundo? Arimo urukundo ku buryo abumva ibyo tuvuga bakira urukundo? Icya kabiri ni imitekerereze. Abaroma 12 umurongo wa 2 haravuga ngo nimwishushanye n'iby'iki gihe, yamara muhinduke mugize imitekerereze ivuguruye, itari yo kwa Adamu, imitekerereze iri mu rukundo. Ikindi ni uburyo dukoresha ingingo zacu. Wambaza ngo kubera ko ururimi urutandukanyije n'izindi ngingo. Na Yakobo yaravuze ngo ni ikibi kingana n'isi. Uburyo dukoresha ingingo, ntekereza ko umuntu ukunda ntabwo wamusambanya, ni nako Bibiliya ivuga. Ntiwafata umuntu mwacungujwe amaraso amwe ngo utinyuke gukora ikintu kizamubuza ubugingo buhoraho. Niba waravuye mu irimbukiro ry'ibyaha ukaba uzi kurimbuka ukuntu ari bibi, ntabwo watinyuka
gutuma mwene data wundi abura ubugingo ubigizemo uruhare. Dukwiye gutekereza ni gute dukoresha ingingo zacu zose. Hanyuma ikindi ni uburyo dukoresha iby'isi Imana yaduhaye. Ndiho ndavuga ahantu dukwiye kugaragaza urukundo. Imana yatanze iby'isi bihagije, gusaranganya nibyo byatunaniye. Iyo wohereje ibihumbi 10 mu cyaro kwa mukecuru cyangwa se kwa mwene wanyu, ubanza kubitongera. Ariko namwe mwigize mute? Mugira ngo i Kigali dufite aho ducukura amafaranga, muragira ngo tubigenze dute? Kandi iyo ugiye gukina biyari usigayo 25, umutima utagucira urubanza. Mu rugo umugabo ashobora kuba ari we yinjiza, cyangwa se umugore akaba ari we yinjiza menshi. Ngiye kuri ibyo nta kibazo mbifiteho. Ariko iyo bizamuye inaringe ugatangira kubabwira ngo muhimbe n'injye ubagize, ntariho ntabwo mwabaho, mwese murajya imitsi yanjye. Umutungo w'urugo ukawukoresha mu kwikunda wowe. Isaha nziza ni yawe, urukweto rwiza ni urwawe, imodoka nziza ni yawe, telefone nziza ni yawe. Umwana wabyaye mu nda kumuha 5 ukabanza kubivugiraho nawe. Imana yatanze ibihagije ku isi. Ubutunzi bw'isi bufitwe n'abantu batageze kuri 60 mu maboko. Baramutse basaranganije, abantu bo ku isi bose babaho neza. Ariko uburyo dukoresha iby'isi bigaragaza urukundo ruke. Ntabwo ari ibyo gusa, ahandi hagaragaza urukundo ruke ni mu mibanire yacu n'abandi. Iyo tuvuze imibanire yacu n'abandi, nigeze kubivugaho, iyo tubona abandi bantu ari babi, tukabona abandi bantu badakora ibintu neza, tukabona reka ntanga urugero rumwe ku miterere y'abantu. Abakorerike n'abantu biyumva, bazi ko bazi ubwenge bwinshi kandi bakora ibintu neza pe, bafite leadership cyane muri bo. Ariko intege nke bagira, bazi ko abandi bantu bose ari ibicucu, nibo bazi ubwenge bonyine. Noneho bakora amasaha menshi bashaka gukosora iby'ibicucu byangije. Niyo miterere yabo. Aho niho bagira intege nke. Mu byo bagomba kuzana ku musaraba harimo ubwibone, harimo inaringe, harimo ako kantu nyene ko kwiyumva kuri hejuru y'abandi. Na disikuru zabo nyinshi ziba zirimo kwiyumva mu by'ukuri. Abandi bantu bose ntaco bavuze, ni wowe gusa. Niyo mpamvu yakubwiye ngo tugiriya ibizapfamo hano hagati ntubimubaze, we ahagushaka niriya. Ico bizagusaba ntukimubaze, ashaka ko muhurirayo. Ico nashaka kuvuga ni iki? Mu mibanire yacu n'abandi dukwiye no gufasha abanyantege nke mu miterere yabo. Niba tubakunda, niba tugira urukundo. Nge nabanye n'umudamu, nge ndi umumelankolike, we ni umuflegmatike. Ni umuntu ukora ibintu neza ariko gahoro. Noneho mu myaka nk'ibiri ibanza byatunaniye kubana. Nashaka ngo yihute nk'uko mbishaka, kandi ubwo atwita inda y'amezi 8. Noneho nkanyamaza kutiruka, hose kubera ko ukora ibintu buhoro. Noneho afite inda nk'amezi 8, nagiye Nairobi ngura omo nyinshi, mwumva ko twitegura kubyara. Kuva ku muhanda aho imodoka yansize kugera mu rugo byari nk'ikilometero kimwe. Nyimanukana mu kaboko, nyihageza numva akaboko kananiwe. Ijwi hitirira ambwira ngo ibyo biro wabigushira mu nda wabuciruka. Ndavuga nti hoya. Mbere yo kumusuhuza nabanje kumusaba imbabazi, kuko sinumvaga uko kuko njye nakuze mbyuka mu gitondo guhinga saa 11, saa 1 nkajya mu ishure, saa 6 nkahita nahura ihene nkaziragira ndimo gutasha inkwi, hanyuma nkazamukana amazi n'inkwi n'umwana mu mugongo n'ihene, nkajya gushaka ibyo kurya saa 2 bakajya.
ku myaka 4 najyaga gutasha inkwi mu gihuru nkagwana n'inzoka mfite imyaka 4. Ku myaka 5 nateka inkoni gasha nyine, kandi ubwo mvuye kuvoma ahantu munsi wacu iyi inki tembye ikagwaye bayigarura ari inyama. Abantu rero nazamukana amazi inshuro ntabara. Noneho gushaka umugore rero muvugana saa moya akaza saa 4, mana we. Muzi ikintu nasabwa, byansaba ko manuka nawe akazamuka tukagira aho duhurira kandi mu rukundo. Ibyo mvuze bishobora kuba kuri perezida wa korale n'abayoboye, bishobora kuba hagati y'umugabo n'umugore, bishobora kuba hagati y'abakuru b'itorero, bishobora kuba hagati y'abakorana umurimo w'Imana n'abakorana muri business n'ahandi. Kuko mu mibanire yacu harimo gukiranira imanza, habuzemo urukundo. Nitugira urukundo tuzumva abandi, tubafashe mu ntege nke zabo, hanyuma bizatworohera kubana n'abandi. Ahandi hantu hagaragara urukundo ruke, kandi navuze ko hakagombye kuba hari stoke y'urukundo, ni mu idini cyangwa mu itorero. Isi ntigira urukundo, byo biri nta kindi wabihinduraho. Isi ntigira urukundo. Mu isi haba inyungu, ntabwo haba urukundo. Ahantu ab'isi bakwiye guhungira baje gushakira urukundo ni mu itorero. Iyo mvuga itorero ntimwumvire ijyanyu cyangwa ijyacu, ni umubiri wa Kristo muri rusange. Bimbabaza iyo umushumba umwe ashobora gutegura igiterane abandi badashobora kukizamo. Hanyuma abatangiriye Isave n'abatangiriye Igahini n'abatangiriye Igihundwe n'abatangiriye abo bantu bakaba badashobora gusuhuzanya. Umuntu akashobora kuva Isave akajya gutaha ubukwe bwa mwene wabo bavukana mu nda Igahini, bakazahita bagufunga, bakazahita bagushira inyuma y'itorero. Niba ahantu honyine abantu bari bakeneye kubona urukundo ari mu itorero, ariko bakaba badashobora kurubona, ubwo ahasigaye ni ku isi itagira urukundo. Abenshi ndavuga mu matorero biratworohera kubaka ubwami bwacu kuruta ubwami bwa Kristo, kuko ubwami bwa Kristo bubamo urukundo rwuzuye. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Hanyuma biduha mu itegeko, aravuga ngo nimukundana nibwo bazamenya ko muri abigishwa. Ahandi hantu dukwiye kugaragaza urukundo ni mu mugisha Imana yaduhaye. Hano muhumve neza, iyo utitwaye neza mu mugisha Imana yaguhaye, Imana birayibabaza. Kandi nanone ushobora kubona impamvu igucisha bugufi, kuko Imana irwanya bibona. Reka ntange urugero. Pawulo ari mu bantu twakwita ibihangange mu byo kwizera. Yigeze kuvuga ngo kugira ngo ntazirata ibiruta ibyo nemerewe, ngo nahawe igishakwe inkoni ya Satani yo kunkubita ibipfuzi, ngo hanyuma asenga 3 kose ngo Imana imukize, iramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Uyu mushumba wacu yigeze, sinibuka niba ari igitabo yabyanditsemo cyangwa ari inyigisho, ariko yavuze ikintu kidashobora kuzamva mu mutima. Yaravuze ngo yigeze gusenga ngo Imana imukoresha ibitangaza nk'ibyaba abantu vuga butumwa bari mpuzamahanga. Ngo Imana iramubwira ngo mushumba naba nkwishe, ngo nabwo wakongera kuryama, abantu bose batonda iwawe, ubwo umugore n'abana baba babihombeyemo, komeza ukuri biraguhagije. Wow, nemeranywa n'ivyo Imana yamubwiye. Hari ibintu Imana yaguha bikakwica noneho mu rukundo rw'Imana ikabikwima. Aho mvuze ni mu gukoresha impano. Umuntu asohora karubumu kamwe katarakwira na Kigali yose, ipantaro agahita yambara nabi.
wamutumira agahita abanza kukubaza ngo urampa ngahe, kandi nabwo ubwo uraza ari uko yageze kuri konti cyangwa kuri mobile money. Hanyuma agatangira yemera ubutumire butanu umunsi umwe, bikarangira nta na hamwe agiye. Ibintu birimo urukundo ruke, kutamenya kwitwara mu mpano n'umuhamagaro n'imigisha Imana yaduhaye. Dawidi ari mu bantu Imana yazamuye imugirira neza, ariko kuko atamenye uko yitwara mu mugisha, byarangiye akoze amakosa menshi, arimo gusambana no kwica no gukora amafuti menshi. Ni bimwe mu byatumye Imana itamwemerera kubaka urusengero, kubera ko yari yarakoze nyine amafuti menshi ayakoreye mu mugisha Imana yamuhaye. Rimwe yigeze kubara Abisirayeli, abwira umugaba w'ingabo ngo mubarire ingabo batabarana kugira ngo yirate amaboko. Umugaba ngo aramubwira ati ariko mwami, abantu ko ari ab'Imana, Imana yagutabaye kera nta n'ingabo ugira, ubu utangiye kumva kuri. Aravuga ati itegeko si ugusaba, nkubwiye ngo bara abantu. Arababara, ababaze. Imana yavuga ati Dawidi, nuko utangiye, ubu nuko utangiye. Byaje kuvamo urupfu rw'abagabo 70,000 bazize mugiga ivuye ku bwibone bw'umwami. Bijya bintera ubwoba iyo dutangiye kwirata iby'Imana yakoze, kandi tukabyirata twakuye mu Imana, tugaragaza ko ari amaboko yacu, ari imbaraga zacu. Ngira ubwoba bw'ibizakurikiraho. Nzi abantu benshi bahawe umugisha, Imana irabazamura badafite ubushobozi bwinshi, hanyuma barazamuka bafatwa n'uyu mwuka. Akenshi birangizwa no gucishwa bugufi. Kuri nge twahitamo guca bugufi mu rukundo hataraza impamvu iducisha bugufi, kubera ko impamvu ziducisha bugufi ziba ziri ahantu hose. Hanyuma iyo tuvuga gutanga urukundo, nta muntu utanga icyo adafite mu bubiko bw'umutima we. Ntabwo wabona icyo utanga uramutse ubifite mu bubiko bw'umutima, wabona icyo gutanga. Tugarutse ku mibanire, nta muntu yananirwa kubana n'umuntu yihangana, n'umuntu uciye bugufi, n'umugwaneza, n'umuntu ubabarira. Nta wananirwa kubana nawe. Kimwe mu bizagaragaza ko ufite urukundo ruke, nubona abantu baguhunga, abantu batishimira kuza kuri wowe, batishimira kubana nawe, hari ikintu bahunga, kandi icyo kintu dushaka twacita urukundo ruke. Iyo urukundo ruhari mu mibanire yacu, twishimira ubudasa tukabwizihiza. Kuba tudasa mu mpano, tudasa mu miterere, tudasa mu mikorere, ntabwo ari ikibazo. Iyo hari urukundo, ibyo turabyishimira tukabyizihiza. Hanyuma dukwiye kubaho kutugengwa n'urukundo. Hanyuma rero mu gusoza, nagira ngo mbabaze, ni iki Imana itakoze kugira ngo tugire urukundo? Nasomye umugani Imana yaciriye Abisirayeli, iravuga ngo umugabo yakoze proje yo guhinga, ngo ashaka ubutaka bwera cyane, ngo arangije ubwo butaka buhinga mu buryo bwiza, arimburamwe amabuye, asigaza ubutaka bwiza, ashiramwe n'ifumbire. Ngo aricara, ngo ashaka umuzabibu mwiza, karite ya mbere, aba ari yatera. Nyuma ngo atekereza ko hazaza ibyonyi, ashiraho clôture. Ngo atekereza ko n'izuba rizava, yubaka umutaka kugira ngo izuba ritica uruzabibu. Ngo atekereza ko uruzabibu ruzakenera n'amazi, ashukura urwina, ashiramwe amazi. Hanyuma atekereza ko uruzabibu ruzakenera n'umukozi wa buri munsi. Ngo yari yiringiye ko Banyarwanda namwe banyarwandakazi, mukurikije ibyo Imana yakoze, Imana yari yiringiye ko dukundana. Hari abantu nzi ninjira muri iki gihugu 9 gatandatu ngira ngo batari bafite ikintu na kimwe, ubuzima bwari butaryoshe cyane. Hanyuma Imana igenda ibaha umugisha, hanyuma ibyo Imana yari yiringiye kuri bo isanga n'indibo.
umuntu agatangira kumva umugore umwe atamuhagije, agatangira kubona ko akwiye kuganira n'abandi bagabo, anywa akantu, agatangira kubura umwanya wo kuza mu rusengero, agatangira kubona ko gusenga ari iby'abantu baciriritse, agatangira indibu zikiyongera pe, nabibonesheje amaso. Hari uwo duheruka kuhora mu muhanda aramwe ngo Desire nzakugonga upfe, kandi ntitwaherukana. Namaze se uzampora iki? Aramwe ngo nuko twasenganye ngo bikaba byarananiye ngo kandi ukabuka ibirimo. Ngiyo nkubonye iteka ngo umutima uranja, ngo nibuka bya bihe twagiranye handi na hahandi, ngo nkumvisha abashiza ruko wapfa. Ibaze kuba umuntu asigaranye umutima umeze utyo. Ubugiye mu butabera ukareba imanza z'ubutaka ziriyo kandi z'abavukana, utagira ngo ni z'abantu bakure, wibaza ubu tuzi icyo Imana yakoze. Ejo bundi ko twese nta kintu twari dufite, ineza y'Imana ikweretse ejo bundi, ugera igihe wumva Imana utakikeneye. Imana uyibwira ko hatambika wakwijyana, utazi ko imbere hari ikorosi rizatuma uyishaka. Ntuzakora ikosa ryo kwimura Imana mu buzima bwawe, ntuzakora ikosa ryo kumva ko udakeneye Imana. Umugisha wose uzagera, icubahiro cyose kure hose uzagera, Imana izakomeza ibi ya mbere. Yenda ushobora kubwira Imana ati Imana ndi umunyantege nke, yego nananiwe na hano natsinzwe, ariko uracari Imana, uzamfasha mpave nongere nsubire ku rufatiro rwiza. Ariko ntuzakora ikosa ryo kwimura Imana mu buzima bwawe. Hari ingo nyinshi zitagira Imana iwabo, bayigira mu rusengero rimwe na rimwe baje hano, kandi abantu basigaye bahimba n'impamvu zo kutaza mu nzu y'Imana. Bene ntaci Imana yatweretse urukundo. Jenoside yararangiye, hanyuma Imana iratwubaka. Tumaze imyaka 30 nta ntambara ihari. Mwamere Imana icubahiro. Mwari muzi ko Somalia bamaze imyaka 30 bagwana, imyaka 30 badahagaritse? Muzi ko muri iyo myaka 30 Kongo itaratungana? Reka mvuge hano hafi yacu. Mutekereza ni iki Imana itakoze mutwereke urukundo? Niba yaratumye wigura imfubyi, niba yarakwambitse mu buryo butangaje, niba yaratumye ushaka, hari abantu mungana bataragira ayo mahirwe, niba warabyaye, hari abandi basengeye urubyara imyaka 50 ingana niyo umaze ushatse akaba utarabona umwana, ni iki Imana itakoze ngo ikwereke urukundo? Igikomeye rero, inyiturano y'Imana ni iyi. Icyo Imana idutegerejeho nuko twerekana urukundo. Umunsi umwe abantu bagiye muri Isirayeli, Abongereza bigeze kwandika ijambo hejuru y'imva ya Yesu, kuri ububanza ritakihari. Iryo jambo riri muri Yohana wa mbere 3:16. Nararisomye ubwoba buranyica, nibwo bwa mbere numvishe ryinjiye mu mutima. Rivuga ngo iki nico kigaragaza urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yitanze ku bwacu, natwe ikidukwiriye no kwitangira bene data. Byibuze ukarokonesa ko Imana yakwambitse, ntubike imyenda 200 mu kabati udakeneye. Hari abantu bakeneye umwenda umwe wo kwambara. Byibuze ukibuka ko Imana yakugaburiye, ugashaka undi muntu wagaburira. Ibyo gusa byoroshe, ukabereka urukundo. Ukibuka ko Imana yaguhaye ihumure, ukibuka ko ari abandi bantu bakeneye ihumure, ubigizemo uruhare. Ibyo byonyine. Mu mibanire yacu dukwiye kugaragaza urukundo, kandi ku kigero nk'icyo wikundaho. Kunamisha amaso dusenge. Numva ntacyo itakoze ngo twereke urukundo. Yatweretse n'ururenze ngo twatekereza ko dushobora kubona. Iki dutegerejeho ni kimwe gusa, nuko tugwereka abandi. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, uruwo kwizegwa. Ntabwo twabaho tutagufite. Watweretse urukundo ku kigero gikomeye,
turasenze kugira ngo dushoboze gupfa ku ngeso, dushoboze gupfa ku byo twibwira, dushoboze gupfa ku mitekerereze ya kera, dushoboze gupfa kuri kamere kugira ngo dushibukemo urukundo, urwo rukundo ruhinduka imbuto twasangiza abandi. Warakoze kuduha agakiza, warakoze kuduha gutsindishirizwa, ariko turasenze mwami, muri ya lisite ndende y'ingeso zikidutsinda, nyuma y'aya masengesho cyangwa muri yo ugira icyo ukora mu guhinduka no gusa nawe. Dushoboze mu guhinduka mwami, dushoboze gupfa ku ngeso, dushoboze gupfa ku ngeso. Umwuka wera atumurikire iziri gushibuka n'izabaye ibigugu zose uzikuzeho imbaraga zawe, dushoboze gusa nawe mu izina rya Yesu, amen. Reka dukomere Imana amashyi.